Oh yes, oh yes. Ni shata mu kazi nk'uko mubimenyereye ngarutse ngira ngo nongere mbagezeho ikiganiro cyiza cyane, ikiganiro gikunzwe kandi turi mu gihe cyiza cyane cyo kwa purayinga girini kadi. Girini kadi umukino w'amahirwe wo kujya muri Amerika. Uwo mukino watangiye mu 1940. Umunyamerika wese cyangwa se umuntu uri mu gihugu cya Amerika akaba adafite ubwenegihugu bwa Amerika, igihe yatangiraga kwa purayinga cyangwa se gukina umukino w'amahirwe kugira ngo abashe kubona ubwenegihugu bwa Amerika. Uwo mukino ni umukino w'amahirwe abantu benshi b'isi yose babyiganira kandi bishimira kuba bawukina, maze ngo inzozi zabo zibe zabasha kugerwaho, bagere muri Amerika, ubuzima bwabo buhinduke cyangwa se buhindurwe. Oh yes, ni mu gihe nk'iki rero ngira ngo mbagezeho bimwe mu bituma wagira amahirwe yo kuba wabasha kugira izo nzozi cyangwa se wakina ugatsinda. Oh yes, mu gihe cyose ushaka kwa purayinga cyangwa se gukina uyu mukino w'amahirwe wo kugerageza gutsinda ukabona ubwenegihugu bwa Amerika, icyo usabwa gusa ni uko ugomba kuba ufite ID cyangwa se passport igaragaza igihugu ukomokamo, maze ukaba ukegera cyber cafe, maze ugafashwa kuba bimenyereye, maze bakagufasha kwa purayinga girini kadi. Bimwe mu bikenerwa, hakenerwa amafoto magufi ya passport yabugenewe Amerika ikenera. Ayo mafoto aba afite size zagenwe na Amerika, ukawukina online kandi ukinirwa ubuntu. Umuntu wese ushaka kujya muri Amerika, icyo asabwa ni ukwegera cyber maze akaba yafashwa. Uyu mukino utangira buri mwaka mu kwezi kwa 10 itariki 5 kugeza itariki 8 z'ukwa 11 buri mwaka, maze ibisubizo bikaba bigomba gusohoka mu mwaka utaha cyangwa se umwaka ukurikira uwo wapurayingiyemo, maze ukaba wabona ibisubizo byawe itariki 7 z'ukwezi kwa 5 buri mwaka. Ukaba wabasha kureba niba watsinze, maze ukabasha kugira inzozi zawe zikugeza muri Amerika. Hari byinshi rero bikurikizwa mu gihe urimo wa purayinga. Gerageza urebe neza niba amafoto yawe wifotoje ameze neza, amatwi agaragara neza, maze ifoto isohotse neza, bayeditinze neza, maze ubashe kugira ayo mahirwe. Gerageza urebe neza niba ibyo wasabwe nk'amashuri wayanditse neza, cyangwa se igihe pasiporo yawe cyangwa se ID imeze neza ku buryo mu gihe cyo kuzuza ibikenerwa mu gihe watsinze bitazakunyura cyangwa se ngo bigusobe, maze ukaba wabasha kubura ayo mahirwe yawe. Oh yes, ni shata mu kazi, kora subscribe maze dukomeze kujyana, maze ngende mbagezaho byinshi kandi bikunzwe no kuba mwabasha kugera ku nzozi zanyu. Oh yes, hari byinshi rero nshobora kugenda mbasobanurira mu bituma abantu benshi babura amahirwe yo gutsinda. Niba rero ushaka kugira amahirwe yo gutsinda, gerageza wegere cyber ikwegereye cyangwa se cyber ibyemerewe, kuko cyber cafe zose ntabwo zibyemerewe, maze ugerageze kwa purayinga hamaze gucaho nibura abantu 3, ukaba waba uwa 4. Ayo ni amahirwe ya mbere, ushobora kubona amahirwe yo gutsinda. Ikindi cya kabiri, gerageza ukore mu buryo bwabaga bwose, maze ube hafi ku masaha
atari aya nyuma yo gusoza akazi mu masaha ya Amerika. Igihe cyo kwa prayinga kigeze, tangirana n'amasaha ya Amerika yo kwa prayinga, ariko amasaha ya nyuma si byiza cyane ko waba wayagenderaho kugira ngo wa prayinge. Tanguranwa n'amasaha ya Amerika mu gihe akazi ka Amerika gatangiye. Wonderful. Ndakomeza ngenda mbabwira ibigendanye no gutsindira green card mu gihe ushaka kwa prayinga, mu gihe ushaka kugira inzozi zawe. Niba ushaka gutimiza inzozi zawe zo gukina green card, egera umukozi wa Cyber Cafe online maze abe yagufasha. Ni byiza cyane, isi yose ibasha gukina green card, ibasha kwa prayinga green card. Ugereranyije isi yose, ibihugu bigize isi, harimo bafatamo ibihumbi 55 byonyine, maze abandi bakaba babura ayo mahirwe. Rero niba ubaye umunyamahirwe, hari byinshi ugomba kwitaho kandi hari byinshi ugomba gukurikiza ukimara kumenya ko watsinze. Alright, kurikira neza maze wumve kandi witondere cyane ibyo ngiye kukubwira. Ndumwe mu nzobere kandi ndumwe mu bantu basobanukiwe neza ibya green card. Ni shata mu kazi nkuko mubimenyereye. Oh yes, dore ikigenderwaho iyo umaze kubona ko watsinze. Ukimara kubona urwandiko ruvuga ngo you have submitted, uhita ukora iki? Uhita wegera Cyber cyangwa se Cyber Cafe bakagusobanurira ibikenerwa. Ibikenerwa mu gihe cyose habuzemo na kimwe, ntabwo ushobora kuba wahabwa visa ya green card. Iyo green card yawe ibibaye cancelled, ibibaye annulé, ntabwo ishobora kwemerwa na USA Embassy. Muri interview uratsindwa. Rero igikenewe nuko wiyegereza dokima zose. Harimo icya mbere, harimo passport, harimo criminal record, harimo police clearance, harimo birth certificate, harimo celibacy record cyangwa se harimo marriage record. N'ibindi bigenda bikenerwa ugenda ubibwirwa, ariko cyane cyane ibyo ni by'ingenzi tutirengagije na certificate of high school or campus, zote zenye uliyopata kwa shule unatumia. Izo zose ushobora kuzikoresha, n'ibindi byinshi umuyobozi wa Cyber ashobora kukubwira cyangwa se umukozi wa Cyber Cafe ashobora kugusobanurira ukabyitwaza. Rero hari icyambere cy'ingenzi ugomba gukora ukimara kubona ko watsindiye green card. Icyambere mbivuze muri make, hari icyo bita DS260. Ukimara gutsinda, gerageza mu bambere wuzuze iyo bita DS260. DS260 ni form yuzuzwa online. Iyo form yuzuzwa online kandi ukaba wiyegereje izo dokima zose, nta na kimwe kiburamo. Ukaba uwujuje cyangwa se uwabaye member of green card, niwe ugomba kuba yujuje izo dokima zose. Abandi nabo bagomba kuza bakurikiraho, cyane cyane ubwo umukuru w'umuryango niwe nshaka kuvuga, akaba yujuje izo dokima zose zikenewe, maze abandi nk'umugore, abana, bose bagomba kuba bafite ibyangombwa byuzuye. Iyo ufite umugore akaba adashaka kujya muri Amerika, byose biremewe yuko ushobora kumusiga ukazaba wamutwara hanyuma. Oh yes, ni byinshi cyane. Ushobora gukora comment umbaza ikibazo cyari cyo cyose wagira kigusobye cyangwa se kikuvunnye, maze nkagusobanurira. Ni byinshi nzagaruka mbagezaho kandi mubashe gusobanukirwa n'ibyo green card ikenera kugira ngo tube
twabagira inzozi zo kugera muri Amerika. Ciao ciao, ndabakunda cyane, ni Shata Mukazi nkuko mubimenyereye, tuzagaruka tubagezaho igihe gikurikiraho n'igihe n'ibisabwa byose iyo